kubera ko narayo umwuga ni construction engineer bahoraga babona mfunze umutwe kubera ko nahoraga philosopher mu matafari mu bandi bamenye bari gucanga beto nyabandi mu philosopher kubera iki beto ikoze gutya kubera iki field of faith kubera iki bava message ni ku philosopher kandi muri beto no kwani igitiyo ibintu byo kuzunguza bagahita bashyira bagahita baponda je ndimo na philosopher kubera yuko uri mu kintu kitari cyawe abantu bazakubonamo ikibazo kubera ko uri gushaka kujya kubwiriza kandi bakabayuririmba abantu bazakubonamo ikibazo kubera ko ushaka kwigira umwigisha kandi uri umuhanuzi abantu bazakubonamo ikibazo twari tumaze iminsi ijana dusenga. This is operation Gorora. This is operation ibingibi no kurwana ibingibi intambara yo mu mwuka kandi byaba bigomba kubaho uyu munsi mu izina rya Yesu kandi uko n'ubukorwa bwa kabiri. This is the second touch. Yesu uyu munsi musezerera abana amasaha singiye nuko naje ikibazo nazanye singisubiraneho nasengeye mu bahanuzi benshi nasengeye mu tuba twinshi nasengeye mu matorero menshi ariko muri operation Gorora kuri uyu musozi wa Elayono kuri uyu musozi w'umwami ngomba gutandukanye ngomba gutaribonetse mu izina There is power in the name of Jesus. There is the anointing in the name of Jesus. There is a delivering power. Break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. mbagezeho ijambo ry'uyu munsi. Haleluya, haleluya.
abahari haleluya ntabwo nanjye ndabatindira ndakubita ndasa niruka dusome ijambo riri mu itangiriro 1:28 aya masengesho azajya abaho buri mezi 3 komera Imana amashyi buri mezi 3 tuzajya tuza hano sorry umuntu baba ufite imodoka hanze atayizimije yasohoka gato akayizimya abantu bazanye imodoka batayizimije ashobora kugerayo akayizimya mu izina rya Yesu hari impamvu babikoze kuko babonaga ari byo biratuma bigenda neza nta kibazo haleluya nawe nimba ntayo wazanye hari Imana igomba kubirema bikabaho ku buzima bwawe mu izina rya Yesu ngo Imana yacu igira ikintu irema ikagikomeza buriya muri uyu mugoroba hari abantu iri buremere ibintu bakabitahana mugira ngo amina haleluya tata mugenzi wawe mu kiganza umubwire ngo nawe uyu munsi ugomorora ibyawe nawe uyu munsi ugira ibintu irema nawe uyu munsi ugira ibintu ishyiraho mu izina rya nde buri mezi 3 tuzajya duhurira hano cyangwa se tuzajya duhura muri iki giterane kiswe operasiyo gomorora uyu munsi ndaza gusaba abari ku buhanga bw'ibyuma bw'igiseke cyangwa se bw'ibyuma baze kutubarira ibyabonetse bateraye ibyanditse ku dupapuro nibasanga bituzuye 100,000 diferansi irimo bayimbaza kugira ngo abakozi b'Imana turi bwakire tutaza gusanga hajemo ibintu bya nta kigenda tukorere mu mavuta kandi tugendere mu byanditswe ndashaka ko hari igihe kizagera buri mukozi w'Imana wararitswe muri operasiyo gomorora byibuza agatana $100 ntabwo yashyira mu manyarwanda akatana ari $1. ibyo nibinanira nzayifunga nanga ibintu bitagira aho bijya bitava hasi bitajya hejuru bidahindura ishusho ntabwo mbikunda abo twari kumubushize barabyibuka twari bangaye Faustin twari nka 5 bari bose twari bangaye uyu munsi twiyongeyeho twari kubwira n'abakozi b'Imana bangaye uyu munsi biyongeyeho nawe ubuzima bwawe bugomba kujya buva kuri level imwe bukajya ku yindi haleluya ugomba kujya uva mu bwiza winjira mu ki ukaba kuri poste imwe mu kazi bakwinjiza ku yindi mu izina rya nde hari abantu bambwiye b'Iburayi batiyo tubimenya kare twari gutega indege tukaza ubu uyu munsi dufite abantu bihuye dufite abantu intara wenda sindi kuzimenya neza ariko nzi ko abantu bo mu ntara bari ahangaha ariko abo ngabo niba itarabavana mu ntara bazakomeza kujya baza babane natwe muri ayo mezi 3 duhamagara Imana mu izina rya Yesu itangiriro 1:28 mvuga amagambo makeya twakira abahanuzi b'Imana ngiye kwigisha amagambo avuga ngo universal laws of success amahame ndakuka y'ubutsinzi cyangwa se yo kugera mu mwuzuro w'umugambi w'Imana ku buzima bwawe umufaransa umwe baramubajije ngo quelle est la définition du succès igifaransa rero ntacyo nzi mwihangane arangije arababwira ngo le succès c'est pas avoir trop de compte bancaire, c'est pas avoir trop de fréquentation importante. Alors, mépritons la réussite ou le succès, c'est avoir un certificat de conformité avec la volonté de Dieu. Ngo gutsinda cyangwa se succès nukuba wabona icyemezo ariko nujya kwa notaire bavuga copie certifié conforme à l'original ngo nukuba ushobora kuhabwa icyemezo ijuru rikemeza ngo ibi bintu uri gukora birahuye neza n'umugambi twaguteguriye icyo gihe uba uri successful icyo gihe ibintu barimo bigenda neza icyo gihe abantu baragushaka icyo gihe abantu barakugana icyo gihe ibintu bijya mu murongo wabyo kandi neza somera muri Bibiliya tugiye
Tangiriro 1:28 dusome. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti. Imana irangije kuba umugisha irababwira iti. Mwororoke. Irya mbere mworoke. Mugwire. Irya kabiri multiply. Muzure isi. Irya gatatu replenish. Mwimenyereze ibirimo. Irya kane subdue. Mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere. Irya gatanu have dominion iyicarire. Amen. 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 Mwatanze 83,600 ubwo 16,400 n'inge bireba. Ni bande bumva bafite kwizera tugasenga hakazagera igihe abantu bakaza muri operation gomorora harimo abantu batura 100 ubwe ku giti cy'umuntu umwe akaza umufungo w'igumbisha umva afite kwizera naza muri dusengesho cyiwe wewe uyu munsi ntabihari ariko icyo gihe bizaba bihari ntabwo tubwiye cyane turaza kuvugana n'abantu babaga Yesu nashimwe. Haleluya. 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 Reka dusenge iyo sengesho umuntu wumva afite ko kwizera nazamura ikiganza dusenga twizeye Imana izabikora. Uyu munsi niba watanze 5 uzaza uri ku 30. Uyu munsi niba wazanye 20 uzaza uri ku 80. Uzaza uri kuri 50. Turashaka kugira ngo dukorere mu mahame y'Imana. A prayer, a confirmation prayer. Isengesho ryo muri dimension ya kane. Isengesho risengera mu kuri no mu mwuka. Risengera mu mbaraga ariko no mu ijambo no mu mahame y'Imana. Data uzabona ko wabyizeye ubutunzi bwabo ndabuha itegeko ibigega byabo ndabirekura itegeko ry'umwuka ibyo bagerageza gukora byose ndohereza itegeko ry'umugisha ubazamure uzamure ku makonti yabo uzamure kuri telefone zabo batangiye kwakira amafaranga y'umugisha uhereye aka kanya abantu bazamuye ibiganza ndategeka amafaranga guturuka mu birere bine by'isi akaza ku buzima bwabo. I declare a spiritual financial transfer in the mighty name of the Lord Jesus to be on their life right now. I command in the authority of an apostle. Amen. Wenda yaba bakubye gatanu batatinyuka gushaka kubara 20,000 mu biseke ariko twebwe turashaka kuba abantu batandukanye bihereye kuri ngiye gahera kuri wowe kandi abizi Imana izasuka umugisha nimba turi muri operation gomorora iyo niyo nzira ya mbere kugira ngo ibyawe bigomoroke nuko gutanga kwawe kwiyongeraho nuko gutanga kwawe kuzamuka mu izina rya Yesu. Amen. Fatu popro wandike abwe ko nzaba ifite igiye kuyibaha kandi ijambo rya mbere Imana irababwira ngo be fruitful mubyare ntabwo yavuze mubyare moroke be fruitful tugarukiraho ngaho ngo mubyare ahangaha nakubwira ijambo ubwo ku rupapuro rwawe urandikaho ijambo mubyare niba wandika Ikinyarwanda niba wandika Icyongereza wandika ijambo be fruitful ushyiraho akanyerezo. Icyo ni universal laws of success amahame adakuka n'utu tugambo dutanu twasomye nizo universal laws. Aya mategeko yakoresheje muri politike ugerayo, aya mategeko uyakoresheje mu bucuruzi ugerayo, uyakoresheje mu education ugerayo, uyakoresheje mu kazi urazamurwa mu ntera. Be fruitful, multiply, replenish, subdue and have dominion. Byara, ororoka, uzura, imenyereze kandi utegeke. Byara, haleluya. Reka tubisubiremo. Byara, subiramo. Ororoka, uzura, imenyereze, utegeke. Ukabicyongereza birabohera. Be fruitful, multiply, replenish, subdue and have dominion. Be fruitful cyangwa se wanditse ngo byara
hirya yaho cyangwa se cy'akanyerezo cyangwa se entre parenthèse mu dukubo wandikeho ngo express your uniqueness. Mu Kinyarwanda ba wowe wenyine w'umwimerere ba wowe. Apostle Mutabazi reka kwigisha nk'aba Apotre Nuza, igisha nka Apotre Mutabazi. Mu buzima bwawe ugomba gusobanukirwa impano Imana yaguhaye, warangiza ukabaho urwana kugira ngo iyo mpano ibere umugisha abandi. Amen. Hari umuntu usanga muri karitsiye avuga ngo agira amagambo, ngewe nkamubwira ngo ntuzongere kwemera umuntu kwita bose umunyamagambo. Uzajya umubwira ngo I am a journalist by anointing. Uzajya umubwira uti ngende ni umunyamakuru kubw'amavuta. Ubwo rero niba uzajya muvuga muri karitsiye ngewe nzajya mbivuga. Ibyo kucyako mwabikora mbireba simbivuge, nzajya mbivuga. Bibiliya iratubwira Living Bible mu migani ngo don't tell a secret to a gossip. Ngo unless you want it broadcast to the world. Ngo ntuzigere ubwiriza ibanga ryawe umunyamazimwe. Ngo ndetse nimutegereje yuko ari broadcasting. Nuvuga ngo icya bari abantu mwita aba gossip ni abantu bari amavuta y'itangazamakuru bayobye. Iyo mugenzi wawe ni mbora yo cy'umwuga bizaguteranya na karitsiye. Kubera ko narayo cy'umwuga ni construction engineer, bahoraga babona mfunze umutwe. Kubera ko nahoraga philosopher mu matafari. Mu bandi bamenye bari gucanga beto, nyabandi mu philosopher. Kubera iki beto ikoze gutya, kubera iki field of faith, kubera iki bava meze nge ni ku philosopher kandi muri beto no kwani igitiyo ibintu byo kuzunguza bagahita bashyira bagahita baponda je ni mona philosopher. Kubera yuko uri mu kintu kitari cyawe abantu bazakubonamo ikibazo. Kubera ko uri gushaka kujya kubwiriza kandi bakabayuririmba abantu bazakubonamo ikibazo. Kubera ko ushaka kwigira umwigisha kandi uri umuhanuzi abantu bazakubonamo ikibazo. Amen. Nabwira umuhaye mikoro n'igihugu nakigutwara. Kuko kuvuga hari igihe njya mvuga nanjye nkumva agiye gusa. Hari igihe njya mvuga nanjye ibintu mvuga buriya bimeze bite. Ntavuge mu batanze kwa ntavuge mu ayemani. Mfite ubushobozi bwo kuvuga amasaha 8 nacecetse. Ntanasubiye mu byo navuze kandi. Ubwo rero hejuru iyo potentiel yo kuryongora isi nyite wamwaneka njye kuri YouTube kubita ibigambo ko mbona abariyo baravuga ariko mbona badashyiramo neza. Ubwo rero reka nangenze wowe nyine turebe ko nanjye navuga. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ni muri umuhanuzi uvuga uti wenda abandi barabantu ariko iyo bigeze kuri Nyaringi barenzeho arikurikira c'est tout. Ujyaga nanjye bigeze ku burwayi mese ugira ikintu ubango nanjye kinyiyiziho. Umuntu wese kumaza kubera cyakoze Imana muri Kigali barwanyana. Mukanda kabona ba TDJX na ba Joseph Prince na ba Benihini na ba Stephen Futrick na ba Rick Warren batagwanyana ahubwo batumirana n'ibindi. Wanditse igitabo ndakamutumira ngazaza expose mu rusengero rwiwe. Ndababwira ngo nuko barebaga bari ikintu kimwe bakoze. They express their uniqueness. Ntawe ugerageza kwitwara mundi. Ntawe ugerageza kubwiriza mundi. Didi Jackson ujyari maguruka Joseph Prince aba yafashe ipantaro yayitebeje mu nkweto yigeze hano mu mavi arimo yivugira Grace. Nta bintu byinshi. Ubwo Joel Austin we abari muri Hope. None aba bantu bazarwanyana gute? Umwe ari muri Grace undi ari muri Hope. Didi Jackson wamenye ibyo abarimo abavuga yewe Mutabazi nabonye umuntu ushobora kuba ndusha umuvuduko mu kuvuga. Koko kabisa uriya musaza aravuga nanjye bakana amazi avuga ni kabisa. Ariko nanjye mfitaho murenzeho. Oya Didi Jackson mfitaho murenzeho. Joseph Prince mfitaho murenzeho. Rick Warren mfitaho murenzeho. Stephen Futrick mfitaho murenzeho. Ngomba rero gushakisha hariho. Ngomba kubashakisha mpaka mpame. Icyo gihe nibwo nanjye nzabona umwanya winjira muri bo cyangwa sanga barashaje abasimbura. That's all. That is how life is. Uko niko ubuzima buri. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
ubwami bw'Imana buratwaranirwa imana zikavugisha biki. The violent takes it by force. Ni kuri televiziyo naravuze ngo nanga kumva umurokore asubiramo turabami n'abatambyi kabiri gatatu adashobora kugura ubugari bigafata imyaka 5 none n'imana biguriraga ubugari agatangira kujya kubwikopesha none ugasanga arakura nk'isabune ngo turabana abami baye usore n'uri umwami wa Gasari rutabaye ubugari wewe uturatse n'umwami w'igihugu wakugira umwami wa Gasari na cyangwa wakaritse bitamwijuru cyangwa wagateke ubwo rivuga imidugudu none uri umwami w'iki. Yesu nashimwe. Kwihuta icya kabiri multiply ngo mwororoke aho ngaho ndavuga ijambo rivuga ngo submit joyfully in love. Notanyaje submit joyfully in love mu Kinyarwanda tuvuge ngo iki ujye ugandukira ubutegetsi bwose Imana yagushizeho kandi bikora bikunze unezerewe. Ganduka wishimye kandi ubikunze kandi mu rukundo. Reka mbabwire ikintu gisekeje bene nibwo abakozi Imana babona ko turi inshuti. Reka mbabwire ikintu gisekeje I love you. Ntabwo kwemwe ndagukunda nukugira ngo mbashe kuactivatinga umuntu akanejejwe nabyo. Yaturemye turi abami kwihindura abapagasi. Muri Edeni turiye ku mbuto twiruka abapagasi. Azana Kristo ngo twongere tuba abami. Kristo amaze kugenda turongera twihindura abapagasi. None se amaherezo azaba yacu. We are slaves. Hallelujah. 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 Ugembiki. Buri mwana abahuje na se icyo bita DNA mu bwami bw'Imana cyangwa se abaturage mu bwami bw'Imana nicyo bita urukundo, love. Niyo mpamvu bavuga ngo Imana n'urukundo, ntabwo Imana igira urukundo, Imana n'urukundo. Ntabwo bavuga kuri ufite DNA, wowe uri DNA yawe niwe wowe. Hari ukuntu mu laboratoire bashobora gufata DNA yawe bagakora umuntu umeze nkawe. Aha. Ariko itera yarabikwiye. Niyo umuntu watangiye kuzana mu laboratoire yo gukora ibintu nk'ibyo. Ashaka gukora ntabwo nta kindi kintu bafata DNA bagashaka kureproduce ibi. Urukundo. Hallelujah. 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 Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo ntazagire umuntu ukubeshya mu mwana w'Imana niba adakunda bene se kandi nk'abakiranuka. Kubera yuko DNA y'Imana n'abana bayo ni urukundo. Hallelujah. Yesu arabwira ngo nicyo bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. That is the DNA. Iyo cyakumenya ko umwana ari uwanjye ntanikoza Faisali ahagani mupime umukobwa uri kumbwira yuko nayimuteye ndi kubona arakina cyane n'umukinnyi. Bapima bakavuga ati wa mugabo bereka ibintu byo kwihakana uyu mwana muhuje DNA n'uwawe. Hallelujah. Hallelujah. Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo turamutse dukundanye nk'uko Kristo yadutegetse twasaba icyo dushaka cyose kandi twagihabwa. Kubera yuko umwana w'Imana icyo asabye cyose agira gute aragihabwa. Rero ngo none se mwebwe iyo umwana wagusabye umugati wamuhimuye oya ahubwo ikibazo cyanyu you don't have the DNA mudafite urukundo mujya musaba ibintu bigakwa mushaka kubyahisha ryanyu. Kira mugenzi wawe ngo gira urukundo. Amaraso de bra DNA iwa amaraso mu bwami y'abana b'Imana nicyo bita gukiranuka, righteousness. Niyo mpamvu iyo umuntu akora ibyaha twamugereranya n'umuntu ufite amaraso arimo kanseri. Abakeneye ubuvuzi naho ubundi ijuru ritangira kumubara mu bantu ariko barwaye kanseri. Ugiye kujya mu mahanga urwaye kanseri wikaza kuri radiyanti iti ntabwo twaguha asiranse reka cyangwa se turayiguha ariko turaguca amafaranga akubye 5. Asiranse fi y'umuntu urwaye kanseri bakaza kanareba ibipimo bigezeho batumva wowe uretse n'ibipimo ukurikije ibipimo ntabwo twakwizera ngo twasiranse. Hari abantu Imana ireba kanseri y'ibyaha ibarimo
bati okay ndabatunze nya ndabagoragoza ndeko nzabageza mu ijuru ariko ibyo kubizera muri iyi si ngo dukorane nk'abana b'ubwami. Warabona umuntu batse passport mu Rwanda iyo hari ibyo bagukeka bahita bakwaka passport uhita ubona umuturage batse passport mu yandi magambo hari ibintu utemererwa hari ibintu utajyamo mbese you don't have your rights. Yesu nashimwe. Mugambi bw'Imana ntabwo wakora ibintu byo kwikanashwa cyane. Paulo bagiye kumukubita ahita abaza umusirikare ugiye kumukubita ati mufite uburenganzira, you have the right yo gukubita umuntu ufite ubwenge bw'Uburoma atakira ubanza agatsindwa. Bahita bamubaza none se uri Umuroma? Arabati ngenda naramuvukanye. Umusirikare ati ngenda narabuguze. Unavuga ati yes warabuguze ariko ngenda naramuvukanye. Haleluya. Kuba turi abana b'Imana icyakwemeza n'icyakwereka icyo bikugiracho n'uburenganzira bikugiracho. Hari ahantu bakabaye ugera Satani yashaka kugira ibintu avuga ugahita ukuramo passport ukamwereka gutya nta bintu byinshi muvugana. Dubai bafata indaya zose za Dubai. Ikosa bakoze basanga arimo bafite passport z'Abanyamerika. Babasabye imbabazi bapfukamye abapolisi bati mutubabarire ambasade ya Amerika nimenye ko twafasha abantu bafite passport za Amerika kandi mu by'ukuri Uburayi bari kubukora. Ari umuntu hanze abaririmbye indirimbo ari marapa aravuga ngo I have an American passport ariko biranimitwe. Wasanga niranga muntu atayifite. Ariko kuba yarashaka kubiririmba nuko yarazi neza yuko kuyigira aricyo bikugiracho muri iyi si. Nimba uko bimeze kuri passport y'isi cyeka yuko ufite passport y'ijuru hatari ibintu bigomba kumubererekera agatambuka kubera ayifite. Haleluya. 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 Batamugenza mu kiganza mubwire ngo we have the rights, dufite uburenganzira. Ariko sinshaka kwigisha cyane mu mbabarire iyi ngingo nyiveho. Umwuka w'abana b'Imana cyangwa se w'abaturage b'ubwami nicyo twita kwizera, faith. Urukundo ibyo bintu bitatu birakenerwa kugira ngo ubashe kwaktiva authority muri wowe. Ntabwo wenda mukunda kubera yuko ari ibindi bindi nuko mukunda authority muri ngiye ibasha kuba active ibasha gukora. Ariyo mpamvu njya kuva kuri iki kintu abantu bafite ubucuruzi bashaka kugera kure biroroshye. Uzaza duhimbaze tutahimbaho sana tukizunguka kwenye giti cha Yesu. Nana numara kumva umunezero w'Imana wuzuye mu mutima wawe, the joy kandi ikindi rwa rukundo rw'Imana rukaba rwamaze kuba muri wowe. Wita utekereza ariko buriya nta projet nakora muri Kigali ako kanya uzagira a creative idea utagira uri iwawe muri karitsiye wakambije agahanga nyirizo yaje kukwishyuza. Never. Kubera yuko iyo ubwonko bw'umuntu bwinjiye mu mujinya ngo ni mukarakare kuko kurakara bidasoza gukiranuka kw'Imana muri kw'iryo jambo. Ngo iyo ufite umujinya bita biproka authority, bita biproka potentiel. Ngo ntabwo ushobora niyo ndi kwandika ibitabo ariko mwandika mumva idea ziragiye bitacaka akantu kaza n'umunezero ahita acaka akantu kagasa n'akaneza mu gakeya ahita ndirimo nk'amara karimbo kajya kansetsa nabandi bari muri soro nyine nafunze imbere nafunze n'inyuma madamu yagiye ku kazi abana bose n'abandi narangiza bikaraga muri soro narangiza bikaraga nka gutya numva kayide karaje nkahita ngenda nakandika ahangaha gutya narangiza kandika nkongera nkahita nongera muri saro ahita ntangira gusenga nza muri sengesho narigeze ahantu nkumva ikirere kirafungutse. Kubera iki? The joy plus love and ibitekerezo bigashunguka. Haleluya. Haleluya. Tubireka aho ngaho. Reka tuvuge ibingibi. Niba ufite so umwubahe kandi umwubahe ubinezerewe kandi umukunde ubwo n'ababyeyi bawe mama wawe nuko. Uwa kabiri niba ufite umushumba irya mbere mukunde yego irya kabiri umwubahe kandi umwubahe ubinezerewe. Hari umuntu ubwira muri korali ngo kora ibingibi
ariko ukabona nubwo kubikora ashaka kubikora kabije agahanga. Obey joyfully. Turihuta aya magambo wagera uyasanga mu Efeso ariko sindajyayo. Gatatu replenish cyangwa se mwuzurisi. Nashyize ijambo rivuga ngo use both sides of your brain. Uzajya ukoresha ubwonko bwawe iburyo n'ubw'ibumoso icyarimwe. Narabivuze nzahora bisubiramo. Nabibwiwe nshonje, nabibwiwe nyeri. Mwari magambo rero nanjye byamfatagaho. Nabajije Imana nakubaza ibibazo bibiri. Kubera icyo Afurika ikennye. Ese nukiriho umuvumo? Icya kabiri. Ko hari abarokore dukennye kandi dusenga cyane tugakomeza tugakena. Ni umuvumo ni ibiki? Ijye gusubiza imbwira ijambo rimwe. Ntiyanambwira ngo ibya Afurika ni ibi, iby'abakene b'abarokore ni ibi. Irambwira ngo poor countries are not cursed. They are poor-minded. Amen. 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 None katwigarukira ku barokore. Ibya countries nzabibwira ko fasi barore kwa kabiri w'igitabo. Kwari igitabo cyo kwandika cyitwa Fix Africa, aho ngaho tuzaba turimo tuvugana kasongoyeho. None rero abarokore benshi cyangwa se kera ngereka ari kugera kera gikizwe. Ntabwo twajya dukoresha ubwonko bwacu. Ibintu byose abantu ngo kuba yabivuze bari icyo yamvuzeho di. Uwa mbere abangwa icyo yamvuzeho aragenda ajya ku mazi agwayo tumushyingura ibyo yamuvuzeho nanjye ubwanjye niyumvira bidasohoye. Yavuga ni twajwemo. Yamubwiye imodoka apfuye nta n'igare agize. Abandi bati aricyo tuvuzeho tujya gushyingura umuntu hariya Rusororo. Uyu gwera muzo twashyinguye kandi ni hafi. Submit joyful. Nta kindi kintu kijya gituma autorite yawe itarekurwa nukubera udacira kufa bashumba, nukubera utazi kubaha ubutegetsi Imana yaguhaye. Umunsi uzatangira kubaha autorite yose Imana yaguhaye, umubyeyi wawe wakubyaye, umushumba wawe, umukoresha wawe ku kazi, leta ubamo n'abayobozi bayo, umunsi uzabyubaha kandi ukabyubaho ubinezerewe. Hari abantu bahagaze muri iyi leta nubwo bari gukora inshingano ariko ukabona ari kuzikora wagira ngo ari kuzikora yipfushagiza ngo ariko ibi nabyo ngo ariko imihigo nayo baraje sha bazamukubita ku gatebe. Ibyo bintu uzana ibintu byo barakubwira ngo turajya ahangaha nubwo uri kujyaho ukajya useta ibirenge. Buriya naho umuyobozi yaba atagira iyerekwa umutima we Imana iwushyiramo kukwanga. Ejo yajya guhagarika abakozi akabona ari we agomba kubanza. Ati umuntu ugomba kumwagarika. Submit joyfully. Pawulo yabwiye ngo mbata mujye mukorera bashobuja babareba cyangwa batabareba ngo mujye mubikora mubikunze joyfully. Cya gatatu, use both sides of your brain. Ubwonko bw'iburyo bukoresha innovation, burahanga. Ubwonko bw'ibumoso bwo bukoresha logique cyane. Ari nayo mpamvu abantu biga cyane akenshi badakira. Kubera ko kwiga cyane bituma ukoresha ubwonko bw'ibumoso cyane. None ukazaba ku ntebe y'ishuri waribagiwe ko bw'iburyo bubayo. Yego? Niyo mpamvu usanga abantu nka ba Mark Zuckerberg aza mu Rwanda ariko abona uko yambaye t-shirt. Kubera gukoresha ubwonko bw'iburyo cyane bukoresha innovation. Ujya ukabona nta cyambara nk'abandi bantu no kwambara ni innovation. Steve Jobs we yahoraga yambaye koboyi y'ubururu n'umupira w'umukara. Akabera ukayabona umwenda ugagira kumbi afite nk'amabara 10 yabo. Kubera iki? Nawe kubera gukolonizwa no gukoresha ubwonko bw'iburyo. Ese muzareba bano bahanzi bacu kubera ko ubuhanzi bukoresha ubwonko bw'iburyo. Nwango ubundi ibintu byabo byose bese ntabwo bameze nk'abandi bantu kubera ko yamenyereye gukoresha ubwonko bucreatinga. Uri creative. Bano bantu ba painting. Byanga bikunde ntukaburakare ngo niyambara nk'abandi. Kubera ko ubwonko bwe yamenyereye gukoresha igice kivumbura no mu kwambara ashaka kuvumbura. Nanjye ntukandakare kubera yuko akenshi bandimo tutizunguka. Ariko abantu bakunda gufata ku mutwe ashaka PhD n'ibiki yambara nk'abandi bose akagenda nk'abandi bose agatunga telefone niyo muri karitsiye bose bafite. Kubera iki? Ubwonko budomina cyane n'ubwonko bw'ubumoso.
ariko kugira ngo ube successful usaba gukoresha ubwonko bwose icyarimwe, the right side of the brain and the left side. Yesu nashimwe. Bwira mugenzi wawe ngo jya ukoresha ubwonko bwawe. Mubwire ngo jya ukoresha ubwonko bwawe. Mubwire ngo jya ukoresha ubwonko bwawe. Hallelujah. Icyo ntabwo nakigishaho, dufite YouTube channel muzakurikiriraho. Icya kane, subdue cyangwa se mwimenyereze ibiyirimo. Kandi ashaka gusoza mu minota 2-3. Nanditse ijambo rivuga ngo outweigh your yesterday. Ikintu kirakomeye. Abraham Lincoln yaravuze, I never think much of a man who is not wiser and stronger today than he was yesterday. Munye nari kintu nyanekereza cya ahanini ku mugabo mbona uyu munsi n'ejo nkabona natandukana nahinduka. Hari abantu bigize nk'Imana, uko yari ejo n'uyu munsi ni kiri ikizabuteka ryose. No umuntu ariko yari ejo n'uyu munsi ni kari n'ejo nikazaho. Uzajya unijijisha nubona byagize ugerageze uhinduremo. Abantu navuga bakunda impinduka. Niyo mpamvu Umushinwa yabafatishije. Umushinwa akora piga 5 mukayibyehoherwa, wari Umushinwa ntazi ko mwayibyohewe agahita arikura ku isoko atanababashije, agahita aza nini we ninateka kiri munsi yayo, kubera ko yamaze kumenya ko abantu dukunda shanjoma, dukunda impinduka. Hallelujah. None wowe uraba udahinduka wowe. Fata mugenzi wawe mu kiganza iyo ngingo nyiveho. Mubwire ngo glow every day. Glow every day. Mubwire ngo glow every day. Ubura mubwiye ngo buri munsi ujye ukura. Buri munsi ujye wiyongera ikintu. Buri munsi ujye umenya ikintu gishutaruzi. Buri munsi ujye umenyana n'undi muntu utaruziranye nawe. Buri munsi ujye usoma igitabo utari warasomye. Buri munsi ujye ushaka ubundi bwenge bunguka. Buri munsi. Buri munsi. Buri munsi. Buri munsi. Reka tukiveho. Ijambo subdue mu gihe baraye dukoresha ijambo ryitwa kabash. Nurishyira muri Google cyangwa se ukajya kwishakira ubusobanuro, urasanga bisobanura ngo outweigh, kugira ibiro bisumba ibyundi. Ikongera ikanavuga ngo to bring someone under your control, gufata umuntu runaka cyangwa se ikintu runaka ukagikandamiza, ukagishyira munsi y'amatware n'ubutware bwawe. Yesu nashimwe. Ibi tuzabyiga twitonze, ariko reka nse nuhinda aho ngaho. Birasaba yuko ukoresha ubwo butware Imana yaguhaye, kandi umugisha ukurimo no kugira ngo ugire ibintu usumbye uburemere. Haleluya. Niyo mpamvu ikintu cyose nkoze ngomba kugira icyo ndusha abandi bantu kandi bose. Naho kitaba cyose muri mu buryo bwuzuye, ariko abantu abantu bose baravuga, ariko mu bantu bavuga ibintu wenda bisekeje. Ugomba kugira akantu urushamo uburemere abandi bantu. Ako kantu kazatuma abantu bareba bati ariko nubwo bimeze gutya na gutya na gutya, iyo bigeze kuri iki kintu kana. Amen. Ntabwo nabisobanura mu magambo make kandi nshaka kwihutira icyo tugisimbuke, ahubwo ustani ikintu kivuga ngo muri njyewe hari impano Imana yashyizemo, a gift, a talent, kandi iyo mpano kugira ngo ingeze kure ngomba gucira bugufi no kugandukira ubutegetsi Imana yashyize imbere, abashumba banjye, ababyeyi bambyaye, igihugu n'umukoresha, kandi ngakunda abantu bose urukundo rw'Imana, kugira ngo iyo mpano yanjye ibashe gukora, kugira ngo iyo mpano yanjye ibashe kugeza kure. Ikindi ngomba gukoresha ubwonko bw'iburyo n'ubw'ibumoso kugira ngo mbigereho, kandi muri ibyo byose ngomba guhora niyungura ubumenyi umunsi ku wundi. Icya gatanu ari nacyo nababwiye ko nsorezaho kandi ngiye gusoza koko, kiravuga ngo have dominion, ngo mutegeke ibizima
amafi n'ibiri mu nyanja n'ibindi byose. To manage, ayo magambo niyo asobanurwa ijambo rudder. Byose reka murishe mu Kinyarwanda ngo iyobora, tegeka. Wabonye ko mu Kinyarwanda Bibiliya yakoresheje tegeka, ahashobora gusanga bavuga wenda iyobora, ariko muri ibyo byose bwira mugenzi wawe Imana yakuremeye kuba umuyobozi. Muri iyi si ugomba kugira ikintu uyobora byanga bikunda. Muri iyi si ugomba kugira ikintu uha icyerekezo, icyo kintu kigakurikira. Yesu nashimwe. Give much, save double. Give much, save double. Give much, save double. Ibwire mugenzi wawe n'ibyo dusoreje. Mubwire ngo give much, save double. Give much, save double. Waize ngo singiye kwicara nkakira abahanuzi se. Ibi tuzabivuga ikindi gihe. Abantu benshi ntabwo tuzigera tugera ku mwuzuro wo kuyobora isi Imana yaduhaye nitutagenda muri iri hano. Abazungu bazahora babayoboye nimba mudatanga. Hora numva bambwira ngo ibihugu byazamutse, u Rwanda ruzamuka mu bukungu. Hategereza yuko rutera inkunga Djibouti y'ibihumbi 100 by'idolari, bageze ngo niho twayibatera. Nango igihe mentality yo gutanga itaraza muri twebwe, tugategereza ngo tuzabanza tugire byinshi. Byashizamo icyaka. Abashinwa bameze nk'abayoboye Afrika muri no minsi. Umuntu mwegeze kwandika aravuga ngo sinzi Abayapani ngo bashobora kuba baravumbuye uburyo bwo kutigaragaza nk'aho bari dinamike mu kuzamuka kwa ekonomi yabo, ariko nanone ekonomi yabo ni iginyeganyega iri y'uwendire anakubitwa inshuro. Abayapani bakavuga ati tubibuba tubabwira mwigira batari ngo murimo murazamuka buri munsi ariko muzamuka mumanuka. Mwango basa n'abahimbye, umuntu yaravuze ngo bashobora kuba barahimbye filosofi ya ekonomi itandukanye n'iy'isi yose. N'abashinwa reka mvuge ngo bashobora kuba barahimbye uburyo bwo gukora politike bigize nk'abatayizi. Isi yose si Amerika ariyo izi gutanga amabwiriza, ariko njye mbona abashinwa basigaye bafashe indi ntera kandi bicecekeye babumbye amaso. Na perezida wabo ari kwivugira igishinwa, reka atari bamutumira mu Rwanda avuga igishinwa. Ujya muri Kenya ugasanga umuhanda wose wubakwa na China Road, wajya Tanzania ugasanga China Road, wajya Kigali China Road, wajya kureba inzira kuzamurwa China. Ikavuze mukira ko China isenga cyane kurenza Abanyarwanda. Oya, China irasenga cyane kurenza Abanyarwanda. Satanye kanyare. Amana igihugu cyacu kizamure kigira igihanganye mu isi zombe. Aya atawe. Courage rero. None zombe iraza gutanga umuntu uwo wamuzi. Niyo mpamvu Rejibe reka tuzabikore nk'abantu bapingana. Uruko duhuye gukubita amafaranga nanjye duko duhumubita amafaranga ko turaturanye. Kuko umwomeje kujya uko duhuye nguha waza kutarusha amafaranga. C'est garanti, c'est tout na kuanzia kuyarusha. C'est spirituel. Iyo ari umuyobozi wa Afrika avuga ngo arashaka gufata igihugu cya gihindura na Singapore. Ndavuga ni byagusaba kugira ngo nawe utanga ufashe ibindi bihugu nkuko Singapore bikora. Otherwise igihe bakiguhereza bakigira gutya uzapfa uri musi yabo. Nimba wenda Korea y'Amajyepfo izamuwe na societe ya Samsung, na societe ya Daewoo, na societe ya LG, na societe Izinisi. Rubango si ibyo gusa. Korea y'Amajyepfo muri za 80, bije yayo 80% yavaga muri Amerika. 80% ya bije y'igihugu na Amerika yabahaga. General bita Paka Cungwe aravuga ati reka da ngewe ibintu byo gukomeza gukoresha amafaranga y'abari abantu ntabwo nabyemera. Umunsi utaricara uvuge ngo tugomba kubyikorera, uzahora uri hasi uri kuba ngo tuzaguriza amahanga, ntituzayaguzaho, tuzaba hejuru, ntituzaba hasi. Mbere yo kwica gusa gutya ndashaka kumenya wasize mu kibo. Nicyo cyakumenya. Oya uri kanyarira ndabyemera. Reka tujye mu rusengero iwanyu tureba izatura ku cyumweru. Igiceri cy'ijana cyangwa desi.
kubitamo yarangiza bakabasengera umugisha ati ndawucakiye agasubira ku musozi mana waravuze ngo tuzaba muzagira gute if you don't give there is no power there is no authority iyo ari ikintu ukoresheje impano yawe kandi kikaba cyiza isi irakigura when you sell it to people you get rich and you earn money but you don't get power. There is difference between power and riches. Hari umuntu usanga ari umukire muri karitsiye ko nta jambo agira hakaba n'undi muntu usanga kuri konti nta kintu ahagaze ariko afite ikintu bita power muri karitsiye iryo avuze ntagira usubizamo. Haleluya. Ntukabazwe nuko mu rusengero igitekerezo cyawe ntawe ucyumva banza twibutsa amafaranga atuye ku cyumweru urakoze ngo ariko nguriya mugabo ngo nagageza mu masengesho ariko ngo nibo bahaye kuyobora komite atayobora se iyo dukeneye amafaranga miliyoni ku rusengero natangamo desa tuza umutima akuyobore kuko afite Rwanda ntayifite. China ituyoboje amafaranga iduha ntabwo ari urukundo tunayikunda nta nubwo ariko ni ukuri pe ukurikije n'indeshyo yabo n'ukuntu amaso yabo ameze n'uburyo abanyarwanda twiyaminiye nta nicyo twakaye tuvugana nabo ariko ayo badushyirira kuri konte kuri bageti atuma barivuga rikijyana barivuga mu gishinwa tukarisobanuza mpaka tubimenye kubera ko tuvuga ngo bashobora kuba bari kudusezeranya amafaranga. Munyemerere ndekera ahangaha rero Yesu ashimwe. Give much, save double. Give much, save double. Ngiye kwa kode ari nayo mpano nabageneye ninagiza twakira abahanuzi kandi bahanure dutaha. Yesu nashimwe. Andika mu ikarine yawe aya magambo tuzayakurikizaho ikindi. Andika hashtag ni hash kano kantu mwandika mu rwego hashtag kabiri kane hashtag 244 hashtag D44 en français sauf que le français c'est une langue difficile qui complique tout qui donne la oui vraiment donc vraiment oui. Oh vraiment oui je connais le français oui nakize imyaka 12 ariko byaranze kabiri kane soza umuntu uri muri operation gomorora ahasengera simazi sinanahitayeho cyane cyo nzi nuko turi abaturage bw'ubwami bw'Imana. Amen. Buri mafaranga uzajya ufata 20% uzajya ushyira pasiteri wawe nta ndishyi nta n'ugunda nta n'inda y'umujinya weshyire mu kibo ubundi kandi ntagucika atagusengeye kuko muri we harimo autorité yo kugwesha uwo mugisha. Icya kabiri 20% cyo kuze icyacu guteranya amaturo yose nzave muri Kenya nizaniye amashingi rero ngere ku kibuga saa 8 z'ijoro nkubise umubare kimwe cya gatanu cya 20% numva ni menshi nahere saa 8 ndwara n'abadayimoni hariya ni mari muri aerogare sinumbaze ndwara na dayimoni mbwira ngo ayo mafaranga n'uyatanga ndwara na dayimoni mbwira ngo yagura ibitenge by'umugore yari ku marisa y'ibintu byinshi nayakora ariko ndavuga ngo namenye ibanga ryatuma umuntu agera ku mwuzuro w'umugambi w'Imana watuma umuntu aba umutunzi akaba umukire nk'umurokore no gutanga. You give much and you save double. Irya kabiri 20% numara kuyatanga mu nzu y'Imana 40% uzayabike kuri konte yawe n'ibirimbu nayigire boroke. Yego mu gutangira uzabulwa umukene ugeragije nayo winjiza ariko imyaka izajya kuba nk'ingahe ubukire buri ku buzima bwawe. Munyemerere duhirira aho ngaho ari umuntu uwo wamuse niyo mpamvu Rejibe reka tuzabikore nk'abantu bapingana buri uko duhuye gukubita amafaranga nanjye duko duhumuje amafaranga uko turaturanye kuko umwomeje kujya uko duhuye nguha wazaputarusha amafaranga c'est garanti c'est tout ntabwo wazi yapfuyanje
c'est spirituel. Iyo ari umuyobozi wa Afrika avuga ngo arashaka gufata igihugu cya gihindura na Singapore, ndavuga ni byagusaba kugira ngo nawe udutanga ufashe ibindi bihugu nkuko Singapore bikora. Otherwise igihe bakiguhereza bakigira gutya uzapfa uri musi yabo. Niba wenda Korea y'Amajyepfo izamuwe na sosiyete ya Samsung, na sosiyete ya Daewoo, na sosiyete ya LG, na sosiyete Izinis, Rwanda si ibyo gusa. Korea y'Amajyepfo muri za 80, bije yayo 80% yavaga muri Amerika, 80% ya bije y'igihugu na Amerika yabahaga. General bita Paka Cungwe aravuga ati reka da njyewe ibintu byo gukomeza gukoresha amafaranga y'abari abantu ntabwo nabyemera. Umunsi utaricara uvuge ngo tugomba kubyikorera, uzahora uri hasi uri kuba ngo tuzaguriza amahanga, ntituzayaguzaho, tuzaba hejuru, ntituzaba hasi. Mbere yo kwica gusa gutya ndashaka kumenya wasize mu kibo nicyo cyakomeye. Oya uri kanyarira ndabyemera, reka tujye mu rusengero iwanyu tureba izatura ku cyumweru. Igiceri cy'ijana cyangwa desi kubitamo, yarangiza bakabasengera umugisha ati ndawucakiye, agasubira ku musozi, mana waravuze ngo tuzaba muzagira gute? If you don't give, there is no power, there is no authority. Iyo ari ikintu ukoresheje impano yawe kandi kikaba cyiza, isi irakigura. When you sell it to people, you get rich and you earn money, but you don't get power. There is difference between power and riches. Hari umuntu usanga ari umukire muri karitsiye ko nta jambo agira, hakaba n'undi muntu usanga kuri konti nta kintu ahagaze ariko afite ikintu bita power muri karitsiye, iryo avuze ntagira usubizamo. Haleluya. Ntukabazwe nuko mu rusengero igitekerezo cyawe ntawe ucyumva, banze twibutsa amafaranga tuye ku cyumweru. Urakoze. Ngo ariko nguriya mugabo ngo nagageza mu masengesho ariko ngo niba bahaye kuyobora komite atayobora se. Iyo dukeneye amafaranga miliyoni ku rusengero natangamo desa, tuza umutima akuyobore kuko afite Rwanda ntayifite. China ituyoboje amafaranga iduha, ntabwo ari urukundo tunayikunda, nta nubwo ariko ni ukuri pe, ukurikije n'indeshyo yabo n'ukuntu amaso yabo ameze n'uburyo abanyarwanda twiyaminiye. Nta nicyo twakaye tuvugana nabo, ariko ayo badushyirira kuri konte kuri bageti atuma barivuga rikijyana, barivuga mu gishinwa tukarisobanuza mpaka tubimenye, kubera ko tuvuga ngo bashobora kuba bari kudusezeranya amapara. Munyemerere ndekera ngaha rero. Yesu ashimwe. Give much, save double. Give much, save double. Ngiye kwa kode ari nayo Imana nabageneye, ninangiza twakira abahanuzi kandi bahanure dutaha. Yesu nashimwe. Andika mu ikarine yawe aya magambo tuzayakurikizaho ikindi. Andika hashtag ni hash, kano kantu mwandika mu rwego hashtag 2 4 4 hashtag 244 hashtag 244 hashtag D44 D144 en français. Sauf que le français c'est une langue difficile, compliquée, qui complique tout, qui donne la hein? Oui, vraiment donc vraiment oui. Oh vraiment oui, je connais le français, oui. Ya, nakizi imyaka 12 ariko byaranze. 2 4 4 soza umuntu uri muri operation gomorora ahasengera simazi sinanahitayeho cyane, cyo nzi nuko turi abaturage b'ubwami bw'Imana. Amen. Muri mafaranga uzajya ufata 20% uzajya ushyira pasiteri wawe, nta ndishyi, nta n'ugunda, nta n'inda y'umujinya, weshyire mu kibo, ubundi kandi ntagucika atagusengera, kuko muri we harimo autorité yo kuguhesha uwo mugisha. Icya kabiri 20% icyo mvuze
icyacu guteranya amaturo yose, icyacu guteranya amaturo yose. Nzave muri Kenya nizaniye amashiringi rero ngere ku kibuga saa 8 z'ijoro nkubise umubare kimwe cya gatanu cyangwa 20% numva ni menshi. Nahereza saa 8 ndwara n'abadayimoni hariya muri aerogare sinumbaze ndwara na dayimoni mbwira ngo ayo mafaranga ntuyatanga, ndwara na dayimoni mbwira ngo nyagura ibitenge by'umugore, yari kumarisa y'ibintu byinshi nayakora. Ariko ndavuga ngo namenye ibanga ryatuma umuntu agera ku mwuzuro w'umugambi w'Imana, watuma umuntu aba umutunzi akaba umukire nk'umurokore, no gutanga. You give much and you receive double. Irya kabiri 20% numara kuyatanga mu nzu y'Imana, 40% uzayabike kuri konti yawe, n'ibirimbu nayigire boroke. Yego mu gutangira uzabonwa nk'umukene ugeragije nayo winjiza, ariko imyaka izajya kuba nk'ingahe ubukire buri ku buzima bwawe. Munyemerere duhirira aho ngaho.